Hello my people, welcome to Gentil Official. Muri saga mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi uzigiye guturukamo, uzigiye kubamo, muzukuri mwese muri saga. Icyo twabasaba ni gukora share, subscribe na comment. Izo comment zose iyo tuzibonye badushimisha. Rero tugiye kuganira ku ndirimbo ya Gisubizo Ministry. Kandi shaka ndirimbo nisa. Yemwe vuga ngo nabaye umwe n'Imana. Yo ndirimbo ya mbere. Ndabyibutse umuhanzi. Kabisa yo ndirimbo. Umuhanzi The Band. Yewe gakubita mu gakewa. Turaba gakewa maze turebe. Yewe indirimbo ya mbere. Dore ni iyi ngiyi. Wewe. Musinga director Ewan. Turamukunze. Ako The Band yatekereje neza kabisa. Yuko stoping ho gakewa. Mureba inama cyane. Indirimbo niyo ndirimbo ya mbere irimo gutrendinga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo Gisubizo Ministry ahantu hose muri kandi buriya no urumva icyatumye indirimbo isa nkaho igira amavuta menshi abantu bakayikunda hajemo si ukuvuga ngo Gisubizo yari isanzwe wenda ishyira hanze ibihangano byayo bibi oya igihe indirimbo nziza Gisubizo iba Uganda iba muri Kenya East Africa ariko kuba harajemo The Band bari basanzwe bazi ko ari indirimbo z'isi bavuga ngo ni iz'isi ariko yisanze muri gospel kandi mera neza The Band ni umusore ugira igikundiro ku bantu abanyarwanda bose ni umuhanzi waturutse kuva kera muri 2007-2009 gutyo kuzamuka rero urumva iyi ndirimbo ntiyabura kudakundwa iri gutrendinga cyane ku social media ni indirimbo nziza cyane noneho byakubitaho n'imyambarire stage bakoze abantu umuntu twaka mu Gisubizo wese muri isi aha muri Amerika East Africa respect kabisa jana na bizugo hari sho bamwe no kuba kuri ingofero sizo umuntu wabambise gusa muzomumbwira nanje mfite korani nshaka gushinga muri isi imbere bazonyambike cyane prenga kandi gatoya Prega o motor. Vai, mano. Agora vamos ver essa. Deram a mão. Cabeça. Olha, eu não guitarrista. Não kuvuga ngo habamo abasoliste ucuranga solo. Hakamo bassiste. Bassiste umuntu ucuranga bass. Hakabona n'abacuranga amasenti nyine. Ucuranga piano. N'ingoma. N'umubateri. Ni ukuvuga ngo rero iyi ndirimbo byakubitanye n'imyambarire. Imyambarire igira umwihariko. Kuvuga ngo bambare suti neza y'umweru bameze neza kabisa abantu Gisubizo. No muziki si ikintu urumva kuntu baruge kunsohora mu nzu nahingiye uko ninafasha uyu muziki kabisa Gisubizo Ministry twongeye kubabwira ngo mugende mwongera mukora ibindi no kuvuga ngo iyi bande yabo icuranga biragoye gupfa kuyifatisha ntabwo wayifatisha biragoye kuyiterura kuvuga ngo urayizanye kereka hari wenda Gisubizo mufite ifaranga muzamuduhisha mufite ifaranga bifite karite byumvikana mu matwi bafite muzike nziza bafite sound nziza muraba kubaha kabisa umuntu witwa The Band murimo kureba ahangaha Mugisha Benjamin The Band yagaragaje uruhare ku bwanje numva nishimira The Band ashima ko yakoranye indirimbo na Gisubizo Ministry. Gisubizo Ministry yarisobanukiwe mu buryo bwose kandi nashimira yadusanga ko The Band ari umuhanzi w'indirimbo zose zisanzwe twita ko ari iz'isi reka abantu bakuru bazavuga ariko buri muntu agahagira icyo akunda mu by'ukuri ko yarakoranye indirimbo na Gisubizo Ministry akaba ari n'umurongo wabo umuntu watumye iyo ndirimbo irebwa ikundwa hano mu Rwanda
muzika The Ben. Akenshi abantu bakora kuvuga ngo se ngo bakoresheje muri muntu bafite diredi bafite oya gisubizo ari sobanukiwe agakiza nabo kaba kubigaragara agakiza k'umuntu ni ibikorwa byiwe ni ibikorwa by'indashikirwa kabisa. ni ukuvuga ngo aha The Ben ku ruhare rwacu twebwe cyangwa ku ruhare rwa buri muntu ku giti cye si uko gisubizo isohora indirimbo mbi isohora indirimbo nziza n'ubundi ariko kuba harajemo uyu mugabo The Ben noneho icyarusha abandi bahanzi arisanzura akanisanisha n'abandi bantu. Yavuze ko ari n'umusiti. Ni ukuvuga ngo yavuze ko ari n'umusiti urabibukije. Nigeze kumva amakuru atari meza nyine bamusereza ba Bruce Melody ngo bari hejuru y'undi ngo amushye ibihangano. Ariko urumva ko yarabitse ibanga n'Imana yo kuzaproducing indirimbo nk'iyi. Cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo rero kwarasha indirimbo ikundwa cyane kurebwa n'uyu mugabo noneho muzika imyambarire ukuntu babambitse ni neza kabisa, ni neza cyane. Igitangaza kirabaye uyu mugabo uyu musore simusi ariko keneye kubonana nawe bana dukurikiyeho igisubizo bagereza ubutumwa kuko uyu sinzi ni umuhungu ni umugabo simbizi kabisa ariko ni umugabo w'ijana. Uyu mugabo afashe mikoro atangiye gutera publika yose gutya, publika yose irahaguruka iravuga ati tubonye umuntu yewe afite n'ijwi. uyu mugabo afite ijwi ryiza abantu bagisubiza ryirangirana, afite ijwi neza riri kugera ku ndiba y'umuntu cyane. iyo muntu nabonye yambaye neza, niyo ari umuntu wambaye neza papa turi kunyumva ariko uranyumvira kuri kamera wambaye neza kabisa. ahantu tuzohurira umwe na mwe tuzohurira wakati nikazomera rero bizoshibuka uyu mugabo azi kuririmba kabisa, much respect papa kabisa, wazamuye igisubizo wishyira ahandi kandi nawe nibwo arimo kugenda afata mikoro. urumva ntabwo yarasanzwe aboneka. nagiye ndeba comment muri indirimbo uyu mugabo waramutatse ntakwatangise kandi ni ibikorwa bye birivugira uyu muntu yewe narahumiwe kuva navironde kabisa. yewe noneho ikindi gitangaza kibaye aba bakobwa baradodesheje iyo modeli sindayabona muri East Africa, nayibongera najya muri Bangladesh nahariya muri Qatar. abakobwa n'abamama bariyambitse hari umubyeyi wize ko ngo ngo Bangladesh ngo ni kuwe mugabane sinzi ngo ni kuwe naje ako muri Aziya ngase ngo banyoshe Bangladesh ni kuwe mugabane ariko abantu bambaye neza. ikintu cyo kubabwira ino ndirimbo y'igisubizo yemwe wowe yemera utoyemera ni iya mbere n'ubundi iyo yaremewe situvuze abahanzi cyangwa se amakorali ntabwo tujya kubunganisha abantu ngo ni competition na competition ariko ni byiza ashimwe n'uwakoze ibibi ashimwe kuko ari umunyantege. rero buriya no mu cya leta iyo ubonye amanota urashimwe, niyo ubonye zero navuga ngo certificate ko bizokorera igipapuro cy'ukuri. aba bakobwa n'abamama tutazi ari abo tuzi n'abo tutazi yewe kandi natwe tuzi mwambaye neza bishoboka mufite iriya modeli sindayibona dore ko abamama badodesha amaribaye muzogende muzabona uzari badodera yavuye hanze yemwe murabona uyu muntu uyu mubyeyi nicyo twavuze ku myambarire. urabona iyi korali ijya gutegura iki kintu yari yagisengeye yakoze amasengesho y'ibyumweru bitatu. ni ukuvuga ngo twavuze kuri uriya musore mu kanya tuvuga ukuntu afite ijwi ryiza n'imyambarire kandi no ku mutwe wabonye ukuntu bogoshe neza. n'uyu mumama nawe ntabwo agaragaza isura ikanyaraye
yarakeye arakeye mu maso ni gute umuntu usengera indirimbo yokanyaraza ni ukuvuga ngo niba uri kuririmba n'ibyo uririmba gerageza kubigaragaza bari bakewa kabisa nakunze vibe zanyu Gisubizo Ministry ndetse n'abakunzi banyu na danse yabo sinzi rero mwakabonyeho bafite akadanse keza cyane nakunze vibe uyu si anti wawe ni anti wanje muguyo niyo tubadusoreza kabisa uyu ni anti wanje ni umugisubizo cyane congratulations nawe bari bambaye neza wari urimo kandi nawe yagaragaje vibe nziza wagaragaje vibe nziza akanyamuneza ku maso akanyamuneza isura irakeye neza ugenda ahantu uri gutegereka ikiganiro umwe n'ikivuguto n'amata yose y'ubwoko bwose inshushu zose uzi ukuri anti turagushimiye nawe wagize vibe nziza uzi ukuri wakoze neza kandi igisubizo wari imeze neza igisubizo wari imeze neza kweri turabashimira cyane uzi ukuri kabisa tugana ku musozo w'iki kiganiro tugiye gusoza neza dusoze twongere dusoze tugiye kuvuga kuri Public yari iri ahangaha kandi si ugusoza bazakomeza twongere tubavugeho kuko Gisubizo ntabwo birangiriye ni abantu bakora ibintu byiza ntabwo birangiriye kandi The Ben ntako atagize kubera aje ahangaha n'abarugaju rigana yewe rugaju sinzi ikintu uzomuha hari umuhungu w'Ikarongi wamuzaniye urusake wamuzaniye inkoka bati ndagukunda muzaniye urusake ngo wowe mwanya wo gusohokana muri hoteli urusake uzagenda ubwibagiye naje rigana zomuzanira urusake kandi uzabikoresha ndamukunda ni umugabo w'ijambo cyane ni umugabo ukunda igitaramo ni umugabo utiremereza Public abantu bari bahangaha twarishimye cyane yewe tugeze ku musozo wa ciao kabisa nawe utaha urakoze cyane